Bruce Melody ni muntu ki? Menya byinshi cyane bitangaje ko uyu muhanzi Bruce Melody wanditse amateka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nyamara kano kanya akomeje kugarukaho n'abantu benshi cyane bibaza impamvu yaba yarasohotse igihugu kandi nyamara igihe cyo kwibuka abacu bajize Jenoside yakorewe Abatutsi cyari kigeze ngo abe yakifatanya natwe. Menya byinshi kandi bitangaje unasobanukirwe. Uyu muhanzi benshi mwamumenye mu mwaka wa 2012 aribwo yaratangiye kwinjira mu muziki neza hamwe n'abandi bahanzi batandukanye ba mu gihugu cy'u Rwanda, ba Bulldog, The Ben, Ama-G The Black ndetse n'abandi benshi cyane batandukanye nk'abake Muzera, Meddy n'abandi benshi. Gusa iyi saha abantu batangiye kumwibazaho bibaza impamvu ashobora kuba yavuye mu gihugu nyamara yakabaye ahari kugira ngo twese tube twegeranye nk'uko bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru rero zakomeje kuba kimomo kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, yaba Instagram, Facebook ndetse na TikTok. Gusa uyu muhanzi amakuru ari kuvuga nuko ashobora kuba aherereye mu gihugu cya Tanzania aho ari gukora ku mushinga we na Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi baza ku mwanya wa mbere muri Afurika, bafite izina kandi bafite n'ibikorwa bikomeye cyane muri Afurika. Menya byinshi bitangaje benshi bakomeje no kwibaza kuri Bruce Melody. Bruce Melody ubusanzwe yari inshuti y'undi muhanzi wa kabiri witwa Harmonize. Twese turamuzi ko ari umusitari nawe ukomeye mu gihugu cya Tanzania, usa nkaho abashikira kwegera intebe ya Diamond Platnumz, cyane ko Harmonize ari inshuti magara ya Bruce Melody. Bruce Melody akabaza ku mwanya wa kabiri mu bahanzi dufite mu gihugu cy'u Rwanda bashobora kuba bafite icyitwa izina cyangwa se abafana nyuma y'umuhanzi Tiger The Ben. Wakibaza niki cyateye cyangwa se niki cyatumye kugira ngo Bruce Melody afate umwanzuro wo kuba yakorana umushinga n'umuhanzi wo muri Tanzania ari we Diamond Platnumz. Mwibutsa gukora subscribe kuri Dr. Singer TV, kora like, share and comment, yaba duriya kuri TikTok, kora follow Instagram, kora follow Facebook, kora follow. Igihe cyari kimaje kuba kinini cyane umuhanzi wacu itaye wacu Bruce Melody ashaka kuzabona Diamond bakuranye zimwe mu ndirimbo yari yaranditse, cyane ko igihe cyari kimaje kuba kinini cyane. Uyu muhanzi Bruce muri rusange yasaga nkaho yari akabije inzozi, ari nacyo cyatumye atoroka igihugu akaba yajya muri Tanzania, cyane ko kenshi cyane impamvu abantu bamugarutseho iyi saha n'ubundi mu mwaka washize Bruce Melody yari aherereye mu gihugu cya Zimbabwe aho yari yagiye kwamamaza imwe mu mishinga n'ubundi asanzwe akora. Inkuru yiwe ikaba yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga za mu gihugu cy'u Rwanda, zabaye ikimomo nyuma y'uko abantu bamenye yuko Bruce Melody ashobora kuba ari kubarizwa muri Tanzania. Kandi Bruce Melody yabikoze nyuma y'uko uyu muhanzi Diamond Platnumz akoranye ingoma na The Ben, ikaba hiti kandi ikanakundwa n'abantu batari bakeya yaba ku isi yose. Kandi ibindi Bruce Melody akaba abikora nk'ihangana yibaza ukuntu ari we musitari wa mbere wa mu gihugu cy'u Rwanda ariko akaba atarakorana n'umuhanzi ukunze kuza ku mwanya wa mbere mu bahanzi bafite agatubutse kandi bafite izina bakunze no kugira ibihangano byiza ari we Diamond Platnumz. Bisa nkaho byahoraga bimutera ikiniga, ari nacyo cyatumye yemera gukora ibishoboka byose, yemera guteza utwe ariko kugira ngo akorane n'uyu muhanzi, kuko n'ubundi mu minsi yashize The Ben yaramaje gutangaza avuga yuko mu gihe kitari gitoya araza gushyira hanze indirimbo ari kumwe na Diamond Platnumz. Byanze bikunze n'ubundi nk'uko tubizi Diamond Platnumz akunze guha collabo bamwe mu bahanzi bagiye batandukanye bo muri Afurika, cyane kandi nacyo cyatumye gishishikaza Diamond Platnumz akimara gukorana indirimbo na The Ben. Bruce Melody akaba nawe yarifuje ko bakorana ingoma bakaba bayishyira hanze, kandi mwibuka yuko Bruce Melody yarahise gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Jason Derulo nayo ikaba hit, kandi Jason Derulo nawe akaba yarakoranye indirimbo na Diamond Platnumz. Gusa benshi ntibigeze babitindaho, ahubwo bibajije impamvu n'icyabiteye kuba yasohoka igihugu kandi abona ko tugeze mu bihe bidasanzwe byo kwifatanya n'abanyarwanda. Gusa no kuba humvikanywe yuko agiye gukorana indirimbo n'umuhanzi wo muri Tanzania ari we Diamond Platnumz, abantu byabatunguye benshi cyane biranabashimisha, cyane ko benshi cyane bakomeje no kwitega umuzigo bagiye kuba bashyira hanze kuko ushobora kuzaba urenze cyane. Ikindi kandi amakuru ari kuvuga yuko nyuma y'icyunamo, nyuma y'uko bino bintu byose bivuyemo birangiye, mbere y'uko umuhanzi dukunze kwitanga Tiger Mugisha Benjamin uherutse kwibaruka umwana n'umugore we Uwicyeza Pamela, mbere y'uko ashyira indirimbo hanze, Bruce Melody niwe uraza kubanza mu mihanda ya Kigali gushyira hanze ingoma azaba yakoranye n'uyu muhanzi uri kuvugwa
horo rwinshi cyane na Bruce Melody ari Diamond Platnumz. Menya byinshi kandi usobanukirwe, kandi nimba ujya wifuza kuba wakurikirana amakuru nk'ayanga ku bihanze ibihangano bitandukanye by'abasitari ba mu gihugu cy'u Rwanda, mwibutsa gukora subscribe kuri Dr Singa TV, like, share and comment kugira ngo ujye uhora ubona update z'ibiganiro byacu duhora twaploading n'amakuru mashyashya. Gusa sinayo ngayo makuru yarari kuvugwa cyane kuri Bruce Melody, cyane ko byinshi cyane byavugwaga ko uyu muhanzi Taiwacu, cyane ko aho The Ben yaziye mu iki gihugu cy'u Rwanda, aho amariye gukorera indirimbo zigeze kuri 2 kandi zikaba hit mu iki gihugu. Murabizi Bruce Melody ari gihe cyageze agira hit itangaje, abantu bamufata nk'umuhanzi ukomeye mu iki gihugu cy'u Rwanda. Gusa aho The Ben yaziye, aho yicare mu iki gihugu cy'u Rwanda, akaba yarabaye yicaye cyangwa se atakiyumvikanwa cyane muri social media cyangwa se muri showbiz za mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byahoze mbere. Murabizi ko n'ubundi batajya bacana uwaka, yaba Bruce Melody na The Ben, kandi nubwo ubusanga umwe apinga undi, nyamara iyo bahuriye n'ahantu, aho turavuga nko mu makonseri cyangwa se ari nka gahunda ya leta iba yabatumije kugira ngo baze basusurutse abaturage, gusa ngo nta handi hantu bajya bahurira, bitewe yuko buri umwe wese agiye yiyumva. Akaba nicyo cyatumye Bruce Melody yaragendeye kuba yakorana indirimbo na Diamond, kuko aba adashaka ngo umuntu umusuzugura. Muzi neza yuko Bruce Melody yigeze gusimbukana n'umuhanzi The Ben avuga ibyo kumukubita agakoni kunda akaba yarazimye. Aho ndavuga nimba mwibuka neza, Bruce Melody igihe yatangazaga yuko yaba yarakubise agakoni kunda The Ben, ngo akaba ariyo mpamvu The Ben yaramaze igihe kinini cyane ataploading cyangwa se adakora indirimbo, abantu ngo bakaba baramwibagiwe, ngo byose ngo ashobora kuba ari melody, ushobora kuba warabikoze kandi nyamara atari ko biri. Abahanga mu bijyanye n'imiziki cyangwa se mu bijyanye na social media za mu gihugu cy'u Rwanda bavuze yuko ubu ngubu ikiri gutuma Bruce Melody atari kuvugwa ni ukubera saga za The Ben. Murabizi The Ben yavuze Bruce Melody abantu basa nkaho bamwibagiwe, nta cyumvikanwa nka mbere muri showbiz ya mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ikaba intandaro yo kuba yarafashe umwanzuro wo kuba yakorana indirimbo na Diamond Platnumz kugira ngo ibe yamuzamura cyangwa se ibe yakongera kumenyekanisha bamwe mu bafana biwe bari bashobora kuba baramwibagiwe, bamwe babarizwaga kwa The Ben, kuko n'ubundi busanzwe mu gihe The Ben atakoraga benshi cyane bimukiye kwa Bruce Melody Taiwacu. Abo rero basubiye iwabo nibo Bruce Melody asa nkaho yakabaye yakurura akabagarura, kandi nyamara mu bintu bijyanye na showbiz za mu gihugu cy'u Rwanda, niyo amatiku atangiye kuza mu bahanzi cyangwa se ahandi hantu hose, cyane ko benshi cyane babirenganiramo, kuko benshi cyane ko bavuga yuko buriya The Ben icyo yakora cyose bitewe na experience afite mu muziki nyarwanda n'uburyo yagiye akubaka umufana, akubaka igikundiro mu bantu, ngo nta kintu ashobora gukora ku buryo ashobora kuba yazima nka Bruce Melody. Cyane ko ngira ngo mwarabibonye umunsi The Ben akoreye igitaramo muri BK Arena, uburyo BK yakubise kuzura ndetse na Bruce Melody akaza kuhitabira, nyamara icyo gihe The Ben nta kintu kimwe yarazi. Nyuma yuko yaje kubona aka video Bruce Melody asanga yitabira igitaramo cya The Ben, nyamara nyiri igitaramo atabizi, bikaba byarakomeje no kumutungura. Akaba ari nayo mpamvu Bruce Melody akomeje kugira ishyari uyu muhanzi nyarwanda Mugisha Benjamin. Nimba ukunda Dr Singa TV ubagezaho bino biganiro ndetse n'amakuru atandukanye y'ibyamamare bya mu gihugu cy'u Rwanda, ndagira ngo ukore subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubona updates z'ibiganiro byacu bitakugoye, ukora ku kazugira kugira ngo isaha n'isaha mu gihe dushyizeho ikiganiro ujye uhita ukibona bikoroheye. Ndabakunda my fam.